nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi birabatunze kandi bibinjiriza amamiliyoni y'amadolari buri kwezi. Babayeho ubuzima bashaka, bararyoshya, barambara, barabyina, bagenda mu mamodoka meza y'agatangaza utapfa kubona na buri umwe wese. Inzozi za benshi uyu munsi mu myaka mike cyane ni ugutunga imodoka ndetse n'amafaranga y'ikitabashwa, ariko uyu munsi usanze hari abayakorera mu isaha imwe, wabyifata mute? Ibintu 1950 muri Afurika y'Epfo mu gace kegereye neza aho abazungu bakundaga kuryohereza, bagakunda kwambarira, bagakorera ibikorwa by'imyidagaduro, hadutse ijambo rikomeye cyane, ijambo imideri, kumurika imideri. Ibi byagiye bigira uruhare amaduka akomeye cyane mu gutunga ibicuruzwa bizwi nk'ibigezweho, akajya aza kumurika ibicuruzwa byabo, ariko n'abakobwa n'abagabo bagaragaza umuco wa kinyafurika, cyane cyane Afurika y'Amajyepfo. Nuko mu mijyi myinshi ikikije Afurika y'Epfo imico irakwirakwira. Reka tuve muri Afurika y'Epfo tugane i Kigali. Tugarutse i Kigali, uyu munsi mu buzima bwa benshi birabatunze, barambara, bararya, baranywa, wamubaza akazi akora akakubwira ko amurika imideri. Kumurika imideri byinjiriza ba nyirabyo amafaranga mu buryo butandukanye, aho abamurika cyangwa se abashaka kwamamaza ibintu bashobora kubinyuza muri ibyo bikorwa bimurika imideri, bityo abantu bagakirigita amafaranga ari benshi, bakambara, bagatunga amazu ahenze, bakarara mu mahoteli meza, ari nako bishyura amamiliyoni menshi ku kiguzi gihenze. Ariko ibi ngibi abahanga babirebera mu hazaza, bakavuga ko hari igihe bizafata intera kugira ngo ugurishe umwenda cyangwa isaha wambara cyangwa telefoni yawe, bikajya bibasha kubanza kunyura ku banyamideri bakakwamamariza. Bigenda bite kugira ngo ubonye ikintu, umuntu w'umusitari ukomeye cyane afite mu ntoki ze, agiha agaciro, wenda icyo kintu kidafite n'ako gaciro? Birumvikana kubera ko uwo muntu aba azwi mu mbaga nyamwinshi. Iyo ateruye isaha yawe cyangwa igikope cyawe ugiye gucuruza, biramworohera kugira ngo akurure imbaga y'abantu babashe kumenya ko icyo kintu gifite agaciro. Tekereza nawe uyu munsi umuhanzi ukomeye nka Diamond yabashije kuba yafata kimwe mu bicuruzwa bya bizinesi yawe akabasha kucyerekana ahantu muri festival. Wakiyumva ute? Ese abakiriya bakimajina ute icyo kintu kari icy'agaciro ahubwo kinakomeye cyane? Reka dusoreze hano ikiganiro cyacu. Niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube, urareba ku ijambo ryanditse subscribe, ukandeho, wemeze notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Shalom shalom, Imana ibarinde.